hari igihe wicara Imana ikakwereka ibintu ugatekereza ukavuga uti abanyabwenge buzuye isi, ba bwenge bw'isi, yaba twazaga hamwe twese ngo dushakishe Imana kuko byanyabyo n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ingufu zacu zose tugashakisha Imana, atari ngo bayishaka bashaka kuzayihananura kuko nabyo twumvise ngo byarateye. Tugashaka Imana by'ukuri koko, tugakora ubushakashatsi ku Mana, tukayishaka, tukayegera, tukayishaka n'umutima wose kugira ngo itwiyereke. Ndizera neza ko ubwiru bw'Imana bwagaragara. Ariko se nibange bashaka Imana ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 80? Ese wari wafata umwaka n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana koko uyishake? Yaba twashaka Imana byanyabyo, ubwiru bw'Imana bwagaragara. Byawe bihinyuje ijambo ry'Imana kuko babwenge bw'isi bazahoraho, ariko ijambo ry'Imana riravuga riti umunyabwenge ashaka Imana.